Reka nkushimire kandi nkwifurize kugubwa neza aho utahwema kubana natwe mu biganiro byacu biba bigiye bitandukanye. Reka nkushimire cyane wowe ugeze hano ari ubwa mbere, uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Reka ngusabe kandi nukunda ibyo dukora ukore subscribe. Uri kumva iki kiganiro niwumva kigize umumaro kandi niwumva hari icyo cyagufasha, ukande like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Wibuke ko iki ari ikiganiro kandi utere comment ubinyujije muri comment section kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa n'ikiganiro cyacu. Aha rero tubagezaho ibiganiro by'isanamutima, bihembura ubugingo, ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro byubaka, nta kiganiro gisenya kinyura aha hantu. Nukunda ibiganiro byacu rero ujye ukora like, wibuke gufungura n'akazogera igihe uraba ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byose bitambutse aha hantu bijye bikugeraho umunsi ku wundi. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro n'abatindiye nitwa Joshua. Tugiye kugaruka rero ku bintu bitanu uzakora uwakwanze akaguhatiriza gusubirana nawe. Mwaha ikaze. Ese ujya wicara ukibaza icyo wakora ngo umuntu wakwanze aze kugusabiriza ngo mube mwasubirana mu mubano? Niba wibaza iki kibazo, igisubizo kiri hano. Igisubizo rero si ukumuhamagara bya hato na hato, si ukumupostinga bya hato na hato, si no kumwandikira bya hato na hato. Oya, ahubwo hari ibintu bitanu naguteguriye ugomba kuba wakora kugira ngo uwakwanze yifuze kongera kubana nawe mu mubano. Nuramuka ukurikije ibi bintu ngiye kukubwira, azaza utamuvugishije, yaba yarakubabaje azicuza impamvu yaba yarakubabaje akagusiga mu mubano. Ikintu cya mbere rero uzakora ni ukubura mu buzima bwe bwa buri munsi. Aho uba ugomba kubura burundu, ntiwongere kumuhamagara, nturebe posti ze ngo utereho comment n'ibindi bizamwereka ko umwitayeho. Ugomba kubicikaho ukabireka. Nibiramuka bigenze gutyo, wa muntu wakwanze azatangira kwibaza impamvu utakimwitayeho, urukumbuzi ruzatangira kumwica. Niba hari umumaro wagiraga mu buzima bwe bwa buri munsi, atangire kuba yagenda awukumbura. We rero nuramuka ukoze ibi ngibi ukabona yatangiye kugukumbura, ntuzagire icyo uhindura, ahubwo uzakomeze intego zawe wihaye kugira ngo ube wagira icyo ugeraho cyangwa se kugira ngo urinde umutima wawe. Niba hari umuntu cyangwa abantu bakwanze, nawe jya kure yabo utangire kwiyitaho, bazicuza nyuma kandi uzagenda ubibonesha amaso yawe ko hari impinduka zagiye ziba mu buzima bwawe. Ikintu cya kabiri uzakora, hagarika kubavugaho mu biganiro byawe bya buri munsi. Niba umuntu umukuye mu buzima bwawe, ibuka kumukura no mu kanwa kawe. Si ngombwa kumuvugaho. Hagarika kumuvugaho, nabimenya kumuvugaho azabona imbaraga zo gukomeza kugukina ku mubyimba. Uko ukomeza kumuvugaho, abo ubibwira baragenda bakabimubwira, nawe akikomanga ku gituza ngo wa muntu naramubabaje none aracyanekereza. Oya, niba umuntu akwanze bimuganiraho na rimwe, nihagira n'umuntu umukubazaho byinshi uzamubwire ko nta makuru yiwe ufite, ahubwo wowe uziturize ujye uganira ibindi ndetse uganire n'abandi aba ari bo ugenda ugarukaho mu biganiro byawe bya buri munsi. Niba uri kumwe n'abantu bakanamuzana mu kiganiro, we wirinde kugira byinshi umuvugaho. Ikintu cya gatatu uzakora rero, abantu bakagenda bifuza ko wabagarukira mu buzima igihe mwaratandukanye. Niba warashwanye n'umuntu mukaba mwaratandukanye, shaka uko watera imbere, urusheho kwambara neza, ube wishimye, ntugaragaze umujinya n'umubabaro. Iyo bigenze gutyo, uwakwihenuyeho azabimenya, abone ko usigaye ukeye, uri gutera imbere mu buryo bw'ubukungu n'ubushobozi, wambara neza, usa neza, mbese azatangira kugenda abona ko ntacyo yakoze, yashakaga kuguhima ariko yakoze ubusa. Wowe niba umuntu akwanze, urushaho kwiyitaho kugira ngo urusheho gusa neza. Uwakwanze azagenda yicuza, agende yibaza n'impamvu yaba yaragusize mu buzima bwawe. Ikintu cya kane rero ugomba gukora igihe hari umuntu wakwanze, kugira ngo abe yicuza impamvu cyangwa yifuze kugarukana nawe, ujye uhagarika gusubiza buri kimwe cyose azakubaza cyangwa se azakora kugira ngo yongere kukugira umucakara we. Namara kumenya ko urimo kwiteza imbere, azatangira kukuyandikisha utuntu tw'amafuti kugira ngo arebe ko wamugarukira, kugira ngo yongere agukururire kuba nawe mu mubano. Uyu musubiza rero mu rwego rwo kwirinda, cyangwa umusubiza utuntu
tugufiya umwereke ko utamwitayeho, umusubize utuntu tw'amafuti nawe tumuca intege. Jya wirinda rero kuba yakongera kukugira umucakara we cyangwa imbata ye mu biganiro bye bya hato na hato. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma mu byo nabateguriye uzakora, uzige kubaho nk'umuntu wamaze gutsinda. Numara gufata imyanzuro itandukanye, ujye wiyumvisha ko wamaze gutsinda. Abagusize bazatangira kubona ko uri umutsinzi, bazajya kumenya ko bakoze ubusa, waramaze kugera kure cyane. Bariya bantu nibabona ko wamaze gutsinda, bazifuza kukugarukira babihaswe n'amarangamutima yabo. Ndagusaba gutangira umwaka wa 2026 ufite intego nshya. Uwagusize muri 2025 azasigare yicuza impamvu yavuye mu buzima bwawe. Wowe kora ibishoboka byose utera imbere. Urukundo wirufokasingaho, urukundo ruzizana kandi Imana izaguha uwawe yakugeneye, uwawe utazakuvuna muri byose. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, reka ngushimire. Niba kigukoze ku mutima, wibuke gukanda like, ukore share, ndetse niba uri mushya ukore subscribe. Wibuke kudusangiza igitekerezo cyawe n'ikindi kintu wakora kugira ngo uwakwanze abe yakwifuza. Wakoze kubana natwe. Niba warababajwe n'urukundo muri 2025 n'indi myaka yashize, mwifurije kuzabona urukundo ruzima, urukundo rutazakubabaza, urukundo ruzakugeza kure. Imana izaguhe umukunzi muzagerana kuri byinshi kandi umukunzi muhuza muri byose. Niba kandi nta mukunzi ugira, mwifurije kuzabona umukunzi utazakugora muri byose, kuko urukundo rurababaza, amarangamutima aba agomba kubaho atuje, kandi iyo ukundana n'umuntu akakubabaza bigutera igikomere kitoroshye cyane. Niba ufite umukunzi, ndagusaba kumutwara neza kandi mukajya mujya inama, mukirinda gushwana bya hato na hato, kuko ibyo ntabwo byubaka. Niba mushaka kugera kuri byinshi, muzagire umubano mwiza. Niba ufite ubukwe, mwifurije ubukwe bwiza, kandi umwaka wa 2026 uzakubera uw'ishya n'ihirwe. Imana izakomeza ibane nawe. Wakoze kubana natwe. Yari Joshua, mwari kumwe mu kiganiro. Dusubire mu biganiro byacu biri imbere. Shalom shalom.